Yesu ashimwe bene data, muraho muri amahoro. Imana y'amahoro ishimwe cyane ko yaturinze namwe ikabarinda, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane mu mateka y'abizera, umunsi w'amashami, umunsi Yesu yagaragaje ubwami bwe, akagaragaza ko mu isi ari umwami, kandi akerekana ko ikimenyetso cye gikomeye kurusha abandi bose. Ni umunsi utubwira ibintu byimbitse ku bwami bw'Imana, ku bwami bwa Yesu, ku mitima y'abantu no ku guhinduka kwacu. Ese kuki abantu bishimiye cyane uyu munsi? Kuki nyuma y'iminsi mike bahindutse? Kandi ibi bifitanye isano ki n'ubuzima bwawe uyu munsi? Reka tubirebere hamwe. Reka turebe amateka nyayo dushingiye ku butumwa buboneka mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo, ni igice cya 21. Ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Mariko ni igice cya 11. Ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Luka ni ibice 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani ni ibice 12. Yesu yinjiye mu murwa wa Yerusalemu ari ku ndogobe. Abantu barasohoka bafata amashami y'imikindo bayararika mu nzira bavuga bati, Hozana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo ibice 21. Duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Elayono. Maze Yesu atuma abigishwa 2, arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti, databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe n'umuhanuzi bisohore ngo, mubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ba bigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse, bazana indogobe n'iyayo, baziteguraho imyenda yabo, ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati, Hozana, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana ahasumba hose. Ageze i Yerusalemu, abo mu murwa bose barashika babaza bati, uriya ninde? Barasubizanya bati, ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Nguko uko yaje umwami w'abami, nguko uko yinjiye mu murwa i Yerusalemu, nguko uko yinjiranye ubutware n'icyubahiro, nguko uko rubanda bamushingije, nguko uko yategetse, kandi nguko uko yahamije ubuhanuzi. Hano hari ikintu gikomeye tugomba kumenya. Iyo bavuze ngo Hozana, hahirwa uje mu izina ry'umwami, ugomba kumenya neza ko Yesu ataje ku ifarashi nk'umwami w'intambara, yaje ku ndogobe, ikimenyetso cyo kwicisha bugufi n'amahoro. Ibi byari byarahanuwe mbere n'umuhanuzi Zekariya,
ibice 9 umurongo wa 9. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe Imana ikora itakimenyesheje intore zayo. Niyo mpamvu uyu muhanuzi Zekariya yabihanuye kera, kandi n'ubundi n'umuhanuzi Yesaya yari yarabihanuye. Ewe, no mu bitabo 5 bya Mose naho birimo. Iyo ugiye mu kubara aho Balamu yavugaga uburyo Yesu ari igishyitsi cya Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu kubara, ni ibice 24. Turahera ku murongo wa 17. Haranditse hati, ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli. Izagiriza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Ibi bisobanuye ko rero Yesu yerekanywe kera mu buryo bujimije, aha Balamu niwe yarari kwerekwa. Ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko ntandi hafi. Uwo ni Yesu yavugaga, kandi yarebaga mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu Imana ijya itwereka ibihishwe kandi bizatinda, ariko bigatinda bigasohora. Ubwami bwa Yesu rero butandukanye n'ubw'isi. Abantu bari bafite icyizere, batekerezaga ko Yesu azabakura ku butegetsi bw'Abaroma. Bifuzaga umwami w'imbaraga kandi ubasha gutsinda intambara, kandi Yesu bamubonagamwo ubwo bushobozi kubw'ibitangaza yabakoreraga. Ariko Yesu yaraje ari umwami utandukanye n'ab'isi. Ubwami bw'umutima si ubw'intambara, nibwo yarazaniye abantu. Ubwami bw'urukundo si ubw'igitugu. Ubwami bw'ukuri si ubw'inyungu z'abantu. Ibi bidusigira isomo rikomeye cyane. Kenshi dushaka Imana idukorera ibyo dushaka, ariko Imana ishaka kuduhindura, si ukudukorera gusa, si no gukora ibyo tuyitegetse, kuko ntabwo Imana ari kompiyuta ngo tuyikoreshe. Ese ni iki gituma abantu bahinduka vuba, bakava ku ijambo vuba? Ikintu kibabaje cyane ni iki. Ku munsi w'amashami bavugaga ngo hozana, nyuma y'iminsi mike baravuga bati mubambe. Ni gute umuntu yahinduka gutya? Impamvu bahindutse mu kanya gato nk'ako guhumbya ni izihe? Impamvu ya mbere igaragara ni uko batafataga Yesu nk'uw'ukuri. Bamwakiriye kubera inyungu zabo bwite, bumva bashaka gutabarwa. Bayoborwaga n'imbaga. Iyo mbaga ihindutse nabo barahinduka. Kubura ukwizera gukomeye. Ibi biduha ikibazo gikomeye. Ese ukwizera kwawe gushingiye kuki? Ese uhagaze ku kuri cyangwa uhagaze ku marangamutima? Ni iki kikuyobora muri rusange hagati y'ukuri n'amarangamutima? Ese nyuma y'igihe kinini gishize, nyuma y'uko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza,
cyangwa nyuma y'uko wakiriye ubutumwa bwiza. Uyu munsi Mashami ni iki? Si amateka gusa, ni ubutumwa bugera ku buzima bwawe. Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Yesu aracyaza n'uyu munsi, arashaka kwinjira mu buzima bwawe, arashaka kuganza umutima wawe, ariko ntaza ku gahato, ni wowe uhitamo. Amahitamo ni ayawe, kumwakira by'ukuri akakugenga, akagenga ubugingo bwawe n'ibyawe byose, cyangwa kumwirengagiza agacaho akigendera. Ibi birasaba gufata icyemezo gikomeye. N'ubu umuntu wa Hoziyana none uyu munsi, hanyuma ngo ejo uhinduke. Ntabwo ukwiriye guhindurwa n'ibihe mu byo kwizera Imana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Oya, ahubwo kuko agenga ibihe, akaba nyiri byose, akaba ari na nyiri ibihe, niwe ukwiriye kuba mu mutima wawe kugira ngo noneho agenge ibyawe, kandi byakubera byiza, byakubera umugisha. Tukiri aho rero, turagira ngo uyu munsi ufate icyemezo. Emera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mureka atware umutima wawe, mureka guhindure, kuko ubwami bwe si ubw'isi, ni ubw'iteka ryose. Ntiwemerere umutima wawe kumuha impundu uyu munsi, hanyuma ngo ejo umuhe induru. Kandi ntumuteze abantu, ntumuteze ab'isi, kuko iyo umwihakanye warabanye nawe, ab'isi barahindukira ngo dore ba bandi, dore uko bakora, dore uko bagenda. Ngabo Imana igufashe kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwawe. Niba iyi video igufashije, kora like, share, subscribe. Imana iguhe umugisha cyane. Turakomezanya mu cyumweru gitagatifu.